Yari match nziza icyo cyo gushimira kirushijeho ibindi nuko dutsinze tutavunitse. Nibaza yuko win yarishimishije ariko ikirenze ku kindi nuko ntago tujye tuvunika. Ndavuga mu buryo bwo gutakaza imbaraga, wabonaga ko twakinaga ibintu byoroshye ariko bifite objective. Twakirinze game hakiri kare biratworohera cyane ku maintaininga ngira ngo game na deuxième mitana yo wabonye ko byarukuje iminota gusa nta kindi. So alhamdulillah tugeze finali kandi APR igeze finali mu mahoro. Nibaza ko nibisanzwe n'igikombe nta kindi ya Jangwani ko etenseri yari yikajije bigenze bite kurisezera ku bitego bitandatu urebye muri Shampiyona uko yari imeze form yari irimo nuko hano mu gikombe cy'amahoro twavuga ko bigendekeye gute ne etenseri yoroshye cyangwa na APR ikomeye cyane. Nibaza ko Maraga ishobora kuza ikiyahura muri game imwe kuri Real Madrid ariko simpamya ko yabikora kabiri. Ni nabyo byabaye kuri yindi ku gikombe cya Shampiyona yaraje iriyahura ibona draw 1-1. Nibaza ko nabwo bwa kabiri dashoboka. Ntago ushobora kwiyahura ku muntu kurusha ingufu kabiri, ushobora kuza ukamutungura ukamutera box wenda yaba kikwataka abantu bakabakiza, ariko bwa kabiri yo muhuye muri mwenyine of course ni knockout. Nibaza yuko rero turiteguye, Tarebu yarabibonye, abakinyi barabibonye, abagize imyaka ikomeye cyane ndakubwiza ukuri yo kudatsindira ya game kuko wabonaga basa nkaho baje bari determine bafite imbaraga byo kwiyahura, ariko kuba bataragize amahirwe yo gutsinda nibaza ko niwo munsi wabo wa nyuma mu mateka yabo kuzongera gutsinda APR. Actually ngewe nta nubwo nzarinda mva ku buvugizi bwa APR ngomba ni yagore tarabona wini kuri APR nge mbikubwiriye aho zakanu zakakata nzarinda mva ku buvugizi bwa APR. Wasili atarakora interview twahuye ejo yarambwiye ati imisifure yayijunditseho nawe warabibonye, arambwiye ati match finale nibashake bazayiguha isifure finale. Ntabwo umuntu akora draw enkani ngira ngo bakoze draw demi finale bakora draw finale habamo draw bageze finale ngo bataratsinda ariko abafana ba APR ejo bambwira bizaba ari nka filimi ya Asha na Aisha. Bizaba ari nka pipi na mufuniko. Wone mufuniko iyi ni pipi ni mufuniko. Bizaba bimeze nka essence ni imodoka. Bizaba bimeze nk'icyayi kirimo isukari. Bizaba bimeze nka mayonnaise ku ifiriti. Ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu bihuza nyine, bizaba bimeze nka mayonnaise ku ifiriti. Gukina na equipe ya Rutsiro muyitsinze muraza gutwara BK Pro League namwe, ariko abantu benshi bakavuga bati uyu mwaka ntabwo ari mwe muyitwaye ni ari Hilali yitwaye. Ku ruhande rwanyu nk'abakunzi ba APR ibi bintu mwabyakiriye gute? Ku Murindi ntabwo nahatinze ariko nahigiye ibintu bigera kuri bitatu. Nahigiye urukundo rudafite icyo bishingiyeho. Ntatwerera oze kugira ngo nawe mu minsi iri imbere azantwerere cyangwa ngo mugurire kugira ngo nawe azangurire. No, urukundo rudafite ikindi kintu gishingiyeho, rudafite ritani. Nahigiye ikindi kintu kijyanye no kugira discipline, kubaha, guca bugufi. Handi umuntu ashobora kugukandagira ukavuga ati sorry Jangwani, ikirenge cyanjye cyayoboye munsi y'icyawe kandi ari njye ugakunda iki. Ikindi cya gatatu nahigiye kiruta ibindi na amategeko. Y'ibintu bikiri mu mategeko ubihara amategeko kwituriza, nta kindi kintu nabivugaho. Rwanda Premier League na Ferwafa nigomba kubikora, ariko nanone nibaza ko tubaye realistic hari ibintu bitumvikana. Nabonye abantu benshi baragiye batenga comment, namwe mwabikoraho. Ari Hilali iza kumanuka, iza kubiyanyuma yari kujya muri D2 ntabwo yari kumanuka. Ari Hilali yari yemerewe gukinisha abakinnyi, ateraga abakinnyi 30 ikabajyana ikongera ikazana abandi 30. APR na Sport byari byemerewe. Ari Hilali nibaza ku itegeko ryo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga umunani none se bakinishwaga umunani ariko hari match bose abanyasudani none se abantu bahurira muri competition bagaharanira igikombe gute kandi badahuje amategeko adahuye amategeko adahuye. Actually ni nkuko mwamwiga muri class imwe bakabaha ibizami bitandukanye hanyuma bagasohora amanota y'uwa mbere n'uwa nyuma kandi bizamini bitakuri. Ibyo ngibyo ni byandi ibyo se bisaba nabyo amashuri, birasaba se ko warize umupira, bise birasaba ko waba ufite university ufite degree. Oya nurucaba n'umuntu w'umwana ahita yumva ibyo ari byo. So urayitwaye yikurikiranye Fande yambwiye Shampiyona 10 zitaragera mufiririzo na muri wakoramo. Twari mu cyumba turi abantu batandatu, ninjye musivile njye nyine wari urimo.
abandi batanu bari aba generals, nta muntu n'umwe wari ufite ipeti riri munsi ya general wari urimo. Ibyo ni ibanga mbibi, usibye nge wa gatandatu bambwiye ko shampiyona zitaragera ku 10 batazahagarara. Bambwiye ko bafite amayeri 2,000 byo gutsinda gombani ya gol, bamaze gukoresha amayeri 2 gusa mu myaka 30. Ubwo fata amayeri 2 nimba akora mu myaka 30, ubwo amayeri 1998, ubwo no gufata 30 ukagabanya kabiri ugakuba 1998. Reba amayeri, reba imyaka isigaye kugira ngo nuzankurikiraho uzankomokaho ikinyejana cya 10 kuri njyewe bazaba bataratwara igikombe na gombani ya gol. Nese urakishimira ko bavuga ati iki gikombe ni cy'ubu. Iki nicyo gikombe mu buzima bwanjye nishimiye kurusha ibindi, kuko kiriya natwaye nafatiyemo sezo hagati, nabaye umuvugizi ngira ngo tugeze kuri june ya 4. Iyi niyo shampiyona ntangiye ndi umuvugizi ukuye by'amahoro na super coupe. Ubu nicyo gikombe cya 5 ntwaye, nta wundi muvugizi n'umwe uratinyuka gukoresha. Mushaka umwumwe, hari uwonzi n'agacupa k'amazi ntaragatwara. Gira umugisha avuze ko ekipe nziza kuri we nyuma ya Al Hilal babona nyine nziza ari ekipe ya APR. Anavuga ko abakinnyi bayo babiri Nige na Clement na Ruboneka aribo banyarwanda bezabonye muri shampiyona. Angira ngo hari undi yibagiwe, yambwiye ko izina rye rimugora, ariko yari yambwiye ko nawe yaza mu ikipe yiwe. Yambwiye yarabivuga ko ngo kagege, ashaka kuvuga kagege, ubanza ryamugoye, niyo mpamvu undi yari yambwiye 3. Ubwo urumva ko kagege ashobora kuba yamwibagiwe, ariko dufite squad nziza bro. Urebye kagege nibaza yuko Enrique nimba ari umutozo uburyo mwizera, ni umukinnyi mwiza wa projet yo kujya gusimbura Shirafu Hakimi muri PSG. Kagege akwiye gusimbura Hakimi muri PSG. Finali y'igikombe cy'amahoro tunaenda kupiga mpira wa maana kama Bayern Munich. Jangwani misozi y'Ibavari. Peace Cup tunaenda kupiga mpira wa maana kama Bayern Munich. Nibigahesha Jangwani umuntu ni binezero. Watara twavuganye hari amati kirangira, wembwiye ko ashaka kugeza 25 B iyi sezo. Arabura ibitego bingahe? Arabura ni 9 hafi. Afite ibitego 15 muri shampiyona, afite ibitego 14 muri mu gikombe cy'amahoro, arabura ibitego 6. Match ebyiri zisigaye igikombe cya shampiyona yambwiye ko agomba guscoringa byibura ibitego 3. Finali y'igikombe cy'amahoro ni ibitego 2. Muze mwe ko mubyitegura. Murongera guheka umwana.